uko raporo imeze. Ntanambwire ngo amafaranga narayabuze cyane narayabonye ubundi bimeze. Uretse muhamagare umve icyo ambwira. Kuko ibintu maze kubirambirwa. Maze kubirambirwa cyane. Halo Xavier, kutanzaniye amafaranga cyangwa se mumbwire nimba akazi karahagaze. Imodoka ntabwo zikora, ubundi si mari nayo nagutumyeyo wayisize. Wiki imodoka zanjye bazifatiye kuri kota, none si nigute bagufatiye Kagitumba ntunamamagare ntunagira ute nawe baragufunze. Okay, nsanga kuri kampani ntugere hajya mu rugo, nsanga hano kuri kampani tubivuganeho gira vuba vuba. Nta nubwo ibyo nshaka kubyumva, ngwino hano tubiganireho, ibindi tubigabanye. Ayo manyanga yawe maze no kuyahanga. Kuki utampamagaye ngo mbwire uko bimeze? Ngaho nyaruka kandi ni kugenda ngubonamo ibibazo. Witonde bitazagukoraho. Sawa. Ibyago bigwira abagabo, ariko kuri uyu munsi byagwiriye umuhehezi. Sinzi niba navuga ko ibyago atari njye wabyiteye. Kugurisha imodoka za boss nari mbizi ko afite ikibazo cy'abajura bamwibye, narangiza nkakijyana mu ndaya. Kimbabaje nuriya mugore wanshutse, inzu namwubakiye n'ahantu heza twaraye, none akaba ari njye ugiye gusigara mu bibazo nikiranye na boss, ari njye mukozi wa mbere yizeye. Halo boss. Ntabwo wambonye ko urukumamaga? Ntabwo nari nakubonye boss. Ngera kuburiye bimeze ute? Bimeze neza boss. Ubundi se amakuru ya? Ntabwo ari meza boss. Mbona utameze neza, wagera wasinze. Umuntu asinda kumanywa. Boss ntabwo meze neza, namanje kumva amakuru ko mu gihe cyashize mwahuye n'ibibazo bakabiba. Ubwo nanjye ngeze ku mupaka nari mvuye kuzana ya mari wari waje. Sagara hano mvire neza. Ku mupaka wa Uganda. Ya mari wari wantumye boss nari nayibonye. Ibyo witonde tutamerana nawe. Ibyo byitonde boss subize ntabwo byabo. Subize ko mu bakozi bawe ntajya nkubeshya cyangwa ngo nkwibe. Nanjye niyo mpamvu nakuragije ibyanjye byose. Boss rero nageze ku mupaka, imodoka barayifata n'ibicuruzwa byose barabifata. Ariko ibyo urukumva wabimbwira nkabishyira mu bwoko. Babifatiye gasutamo boss, naranaguhamagaye mbere telefone yawe ubanza itaririho ndakubura. Njyewe narategereje igihe twavugana ngo ushira amafaranga njye kwishyura imisoro ya Rwanda Revenue. Nategereza ngo uraza kugira ikintu na kimwe wambwira bika. Njye witonde boss gose nta ruhari nabigizemo boss. Nageze ku mupaka baramfata boss. Nyereka amafoto wahafatiye cyangwa se uhereza impapuro runaka bakwandikiye. Nta kibazo, ufite amafaranga nawe urabizi. Bazishyura. Nyereka fagitire. Amafoto. Nyereka fagitire nizo nshaka, nta kindi. Urabona aka gafone mfite kafotora kakwereka amafoto.
sinaherutse ufite smartphone nziza boss iyo ngiyo narayiriye kera boss narayigurishe niyo nakoze miti kusiga umeze nk'ikibana ntabwo ndi bandi boss none ni gute umuntu w'umushoferi mpemba 180 buri kwezi ni gute waba ufite telefone cyangwa ujya mu ndaya ujya mu ndaya boss ntabwo njya mu ndaya ahubwo ikibazo boss mfite ibintu byinshi binkonso ntabwo wagiye muri ba bakobwa b'Ibuganda sawa boss ntabwo nagusize mu kazi nkuzi neza ko aho nagukuye ku mihanda ubu boss ntabwo nimusangamo nakubwiye ni plus urunda kanze ngo hamaga buretse nitabaza mu mwanya uri ni mu mwanya wanjye urabizi twagiranye ibihe byiza dukora akazi bigera igihe ngiye nkavamo kubera amafaranga nari mbonye yana kabisa ndakumva mu mwanya wanjye bitunguranye ariko nabona agakiza ngiye kukarambika hasi tukasubira mu mwuga kabisa sawa babariruze mfashe gukorera ibyanje byabo Babaka yewe hari ndanda babaka dari kabisa tushauri nima bana kabisa babaka misi myinshi ibintu mbwirije ibibazo byawe nahuye n'ibizaza mbwira abizi sikaye montana nirwaga ndivuna ariko nahuye n'ibibazo bikomeye kwa mbere nahuye n'ibijura biraza biranyiba ariko nakeka ko harimo akagamba ubwa kabiri wa mushoferi wanje uzi nawe kitwararagije imari yacu nawe sanga ambwira ngo imari barayibye kandi namubajije tagitira n'imwe arayibu nabuze ikintu nakora ikintu nakoze ni ukukwitabaza umuntu twakoranye ibihe birebire nagira ngo umfashe ikintu kimwe tugende tubahiye turabasanga ariko basanga ni habo hari amarigara bahari ahijya mu dukorodoro ukuntu ntabwo tubaburamo kwica biremewe kwica biremewe no gutebeza muri wese biremewe tugomba kuca murigara
byara kwa Memezi nanjye ngiye gucya muri ryo kwa Karo turaza kurahura ubwo ni ukuvuga ngo weca hano nanjye ndaca hariya turahurira hahandi uko biri kose turababona icyo nzi icyo tugendeye hamwe ntabwo twababona ariko twese turiyizeye sawa hani ntunsebye nizere kuri indwanya ubizi kuvana kera ibyo twakoraga kera nizere yuko ukibikora biba ngombwa ndazanamo utu tuntu uracyatwibuka we n'umufu coma no umunsi ndakubwiye ngo hari ingwanyi ngo yatumije n'ibiva mu Bushinwa ngo y'Inshaurina mu kanya bagiye kudushinga imbwa simbobo mu byiti iyi ni imodoka iyi ni imodoka ariko simubizi se doya tuvuyemo mani iyi ni imodoka mani n'ubundi ndayizi ni na tagisi ntabwo ari kubavamo ariko byarakaze iyi modoka ivuye hese runo ariko ubundi Xavier Sero wambwiye yuko wowe sinzi ibintu usigaye wiberamo yego bose aho mbwira rero n'aba bahungu urabizi ko ari bo mu minsi banyibye n'icyarema kuncikaho ntabwo bishoboka aba nibo ba bisi niyo radu uko bigaragara nawe uriye igisambo unyise igisambo mbose ahubwo twinjiriye reka nze mpamagare polisi aka kagabo mukamuhire mu minota ibiri mbabwire bikurikira halo mugahuhe nigafate na telefone muhite mugahuha muze mbereke ikiraka hano sha miti bibira muhite mugahuha kagiye katapiretiri maze munage mucyo ni wafunani ariko sha ubundi ufite ubwoba n'iki cyabana ubwoba hajya wamukire bita gashumbura mu twagiye nakumvisha Uracahumekaho bose uwo namushoje fata na biriya birara tugende ntabwo uri kubona ko byakaze muza zaduba ntirengeje twajya bose ihangane barancitse reka tujyane uyu nguyu buriya tuzabafata ubutaha sawa